Nitwa Mukeshimana Martine, nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri, nkaba mfite n'umugabo umwe. Nkaba ndi umujyanama w'ubuzima mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rwanda ku kigo nderabuzima cya Gihara mu mudugudu wa Nyabitare. Mu bujyanama bw'ubuzima narabyumvaga ariko simbisobanukirwe. Bigeze aho ngaho mbona ubwiza bwabyo nanjye njyamo. Nagiraga urukundo ariko nasanze urukundo ruri mu bajyanama kubera abaturage. Agira ikibazo akampamagara namukorera iyo serivisi, umuturage nawe akishima nanjye nkarushaho kwishima. Ubu akazi kacu tuvura malaria, tugapima icyo bita glycemie aricyo cy'isukari, diabete, tugaha n'abana inkingo. Ariko udafite urukundo n'ubwitange ntabwo ibyo wabikora. Ni ukwihangana ukabifatanya n'inshingano zo mu rugo, kuko nababwiye ko nubatse mfite urugo nanjye. Umubyeyi ashobora kuba afite umwana urwaye, none wa mubyeyi umwana we yamuzana, njye nkahita mbibona ko afite ikibazo cy'imirire kandi n'abantu bishoboye. None wa mubyeyi ati se mujyanama mbigenze gute? Icyo gihe yanyiyumvishijemo nanjye mwiyumvishijemo, mugira inama tutagombye no kujya mu byo mwita muri centre. Nk'umubyeyi rero w'umugore, buri hari ibintu byinshi tuba tuzi kurusha abagabo. Nicyo kintu kinshimisha n'undi wese nashishikariza w'umubyeyi, niyo atabikunze ariko abigezemo yabikunda. Muri ubwo bujyanama bwacu baduha ibikoresho, baduha ibitabo n'ubwirinzi. Za ndwara nagiye mbabwira bagenda baduha ubwirinzi. Ariko hari ikintu dukenera cyane. Urumva ko tugomba kumenya uko umurwayi yaramutse, uko ameze. Uwo yashobora kumpamagara nanjye nkamuhamagara. Ubwo rero ibyo byose biba bikenewe na telefone. Telefone rero nkunze gukoresha ni itel. Iyo telefone imfasha kugira ngo menye wa murwayi ameze ate, nawe akampamagara. Iyi telefone ya itel ibimfashamo na wa murwayi ntagire imbogamizi, nanjye ubikora nkabona umusaruro kurushaho. Ubwo rero icyo nashishikariza umubyeyi wese, abagore turashoboye. Bya bindi abagabo bose bakoraga natwe turashoboye. N'igihugu kiradufasha, kidutera inkunga ishobotse yose. None nifurije umugore uwo ari we wese mu gihugu cyacu, mwifurije umunsi mwiza w'abagore wo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025.